Muraho neza nanone ni Key Property Rwanda nk'ibisanzwe, aha twatembereye noneho ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange. Uvuye ku muhanda kugira ngo ugere hano turi ni iminota 3 gusa yonyine irahagije kugira ngo ube ugeze hano turi. Aha rero twatembereye dufite inzu nziza ihagije nini y'ibyumba 3 na salo, ikaba ifite toilette 2 mu nzu ariko imwe ikaba ikoze indi ikaba idakoze. Hanyuma tukaba dufite n'igikoni hanze, ikaba ifite n'ikigega cy'amazi. Iyi nzu iri ahantu heza, murabona ko ushobora guparikamo n'imodoka ndetse biranoroshye kugira ngo imodoka igere hano. Iyi nzu rero ikaba ari miliyoni 25 z'amanyarwanda ariko hakazamo n'ibiganiro. Mureke rero dutemberane ino nzu turebe ubwiza ifite. Like October skies, fumbling, lost all track of space and time, and I know how things must seem so fragile in our shade. Iyi nzu rero mukaba mubona ko iri ahantu heza, ifite n'abaturanyi, hari abantu bahegereye. Iyi nzu rero ikaba inafite ubuso bungana na 411. Murumva ko ari inzu nziza yisanzuye, ifite ahantu heza hanini. Murabona ko rero ukinjira mubona ko ifite ubusitani bwiza, ifite jaride nziza nini ushobora kwicaramo n'abantu mukaba mwaganira. Murabona ko rwose ari ahantu heza hahagije, hatuje, nta rusaku ruhari. Murabona ko ari ahantu heza hatagize ikintu na kimwe habuze. Nyuma rero yo kureba ubusitani, mureke tunatemberane turebe inzu muri rusange uko imeze. Aha turi ni hanze, ni kuri bariko. Murabona ko ari ahantu heza ushobora kwicara n'umuntu mukaganira nta bibasakuriza. Murabona ko ushobora kuhashyira imitako myiza ituma urugo rwawe rurushaho gusa neza, ikaba ifite amadirishya meza agezweho. Murabona ko ari amadirishya ari moderne. Nyuma rero yo kureba ino bariko, mureke dukomezanye turebe n'imbere uko hameze. Aha turi ni muri salo. Murabona ko iyi nzu yacu ifite salo nziza nini ihagije, yajya mu bwoko bw'intebe bwose uko bwaba bumeze. Murabona ko yisanzuye, isa neza rwose bigaragara. Aha murabona ko ari ahantu ushobora gushyira televiziyo, ku rundi ruhande ukaba wahashyira indi mitako. Murabona ko ari ahantu heza hasa neza, ikaba ifite amadirishya yisanzuye ashobora gutuma umuntu uri mu nzu nta kibazo cy'umwuka agira, cyangwa se ngo habe yagira ubushyuhe bukabije ari mu nzu. Tuvuye kuri salo rero, mureke dufatanye turebe na salle à manger. Murabona ko iyi nzu yacu ifite salle à manger ihagije, ushobora gushyiramo ubwoko bwa salle à manger bwose uko bwaba bumeze cyangwa uko bwaba bungana. Murabona ko ari ahantu heza hanini hisanzuye. No kuri salle à manger naho ubwaho hari idirishya ryaho ku buryo abantu mwaba muri ku meza nta kibazo na kimwe mushobora kugira. Tumaze rero kureba salle à manger, mureke tunafatanye dukomeze turebe n'ibyumba bigize ino nzu. Mureke tunafatanye turebe ibyumba uko bimeze. Reka duhere muri master room. Iki ni icyumba kinini cy'inzu, icyumba cyiza kiri ahantu heza, mubona ko ari kinini ku buryo bugaragara. Iki cyumba rero kikaba kinafite aho washyira dushe na toilette byo mu nzu. Murabona ko naho hajya dushe na toilette bihagije byisanzuye, nk'uko mubibona ntago hakoze. Aha hakaba n'undi mwanya rero ushobora gushyiramo nawo garde-robe, ugashyiramo garde-robe ukabikamo ibintu byawe bikaba bitekanye. Hanyuma rero nyuma y'aho washyira garde-robe, murabona ko hari ikindi gice ushobora gushyiramo ibindi bintu, ukaba wahashyira nk'ino table ya make up cyangwa se ukaba wahabika ibindi bintu bitandukanye.
Nyuma rero yo kureba kino cyumba, mureke turebe n'ibindi byumba bitoya bigize ino nzu. Iki kikaba ari icyumba cya mbere, murabona ko ari icyumba kinini nacyo gihagije cyisanzuye, murabona ko ari icyumba cyiza nacyo gifite idirishya ryacyo. Nyuma y'iki cyumba rero turebe n'iki kindi cya kabiri, murabona ko nacyo ari icyumba kinini ushobora kubikamo ibintu byinshi ku buryo buhagije. Nyuma yaho rero ibi byumba uko ari bibiri nk'uko mubibonye, bikaba bisangiye cyangwa se bifatanyije dushe na tuwarete. Murabona ko ifite dushe nziza igezweho iri modani, nta kintu na kimwe kibura muri iyi dushe yacu. Nyuma rero yo kureba ino dushe, mureke tunafatanye dukomeze tugende turebe no mu gikari. Wawu, murabona ko ari igikari cyiza kinini cyisanzuye, gifite umwanya uhagije munini ugaragara. Maze turebe igikoni cy'ino nzu. Ifite igikoni cyiza cyo hanze kinini ubikamo ibintu byose uko ubishaka, ushaka gusetingamo igikoni cyawe uko ubyifuza. Murabona ko iki gikoni gihagije ku buryo bwose. Nyuma rero yo kureba kino gikoni, twafatanya tukareba n'izindi nzu ziri hanze. Murabona ko hari anegisi yo hanze ishobora kubamo umukozi cyangwa se ukaba wabikamo ibindi bintu byawe, ushobora kuhagira sitoke. Iyi ikaba ari dushe, iyi ngiyi akaba ari tuwarete. Murabona ko rero hari n'ikigega cyo gushyiramo amazi, ari ikigega cyiza kinini hashobora kujyamo amazi angana na litiro 2,000. Nyuma yaho rero iyi nzu yacu nk'uko mwabibonye ifite umuryango wundi ushobora gusohoka, si ngombwa gusa ko wasohokera kuri salo, hari n'undi muryango usohokera mu gikari. Inyuma yaho naho hakaba hari umuhanda naho mwiza ushobora kukugeza hano byoroshye. Rero nk'uko mwabibonye, murabona ko ino nzu yacu ari inzu nziza nini iri ahantu heza. Twababwiye ko kuva ku muhanda ugera hano ari iminota 3 gusa, akaba ari hafi y'umurenge wa Mayange.